twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Now TV. Uyu munsi tubazanye inkuru idasanzwe aho muri Kenya abagabo babiri bahindwanije abagore, umwe atwara undi atwara undi. Uti byagenze gute? Mudukurikire abatarakora subscribe mukanda hatukura maze mushyigikire uru rubuga, ari nako kandi mugera mubona amakuru mashyashya tugenda tubagezaho. Nyuma yo kana subscribe mukande no kuri iyo nzogera bizajya byoroha bitume mubona ubutumwa bubereka ko twashyize inkuru nshyashya, bityo niba mushaka kuyireba muzajya muyifungura. Dukomeje inkuru yacu ivuga ku bidasanzwe ku bagabo babiri baguranye abagore. Iravuga ko benshi mu batuye umujyi wa Busia aho ni muri Kenya batunguwe n'icyemezo cy'abagabo babiri bisanze baramaze kugurana abagore nyuma yuko bahoranaga amakimbirane mu ngo zabo. Abo bagore harimo witwa Liliane Weta w'imyaka 28 ufite abana batatu na Millicent Omao ufite imyaka 29 n'imbyaro ebyiri. Batangaje ko batandukanye n'abagabo babo nyuma y'igihe kinini abana, ariko bigaterwa nuko bahozaga ku nkeke. Mu butumwa bwe umwe muri abagore witwa Weta yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kujya gushaka urukundo ahandi nyuma y'uko umugabo witwa Kevin yashyingiranywe n'undi mugore. Nyuma y'uko umugabo wa Weta witwa Kevin ashakanye n'uyu mugore, Weta nawe yahisemo kwihorera ajya gushaka umugabo w'uyu mugore, nawe barashyingiranwa barabana mu kwezi gushize. Makuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Daily Nation cyanditse ko uyu mugore Weta yababwiye ko umugabo we mu gihe gishize yatahanye umugore abyeje mu rugo, amubwira ko ari mubyara we, nuko amutegeka kumushakira ibyo kurya ndetse akamusasira akaryama. Uwo mugore yaje yambaye ikote ry'umugabo we. Hashize iminsi umugore ategereza ko nyamugore ataha, ariko umugore ntiyataha. Nyamugore rero afata icyuma aramubwira ngo ntabwo ukiri umugore wa hano, ubu ni njye mugore, genda ushaka ahandi hantu ho kuba ushaka urundi rukundo, niwanga ndakwica. Nuko uyu Weta afata umwanzuro wo kwigendera atinya urupfu. Ageze mu giturage cy'iwabo aza kuhakubitana n'umugabo w'uwo mugore, nawe ari gushakisha umugore aho yagiye. Nuko uyu mugore amenye amakuru y'uko umugabo yabuze umugore we, nawe aragendera amuganiriza amutakira iby'agahinda ke. Hashize iminsi bashiduka barihuje, bafata umwanzuro wo kubana baribanira. Baje kugera aho barihuza babona ko ntacyo bitwaye, cyane ko uburyo bari bayeho mbere buri rugo rwahoraga ku nkeke, ariko ubu ngubu ingo zibayeho neza, yaba urugo rwa Christopher ndetse n'uyu Kevin. Daily Nation ibashije bamwe mu bayobozi mw'ako gace babatangarije ko iki kibazo bakimenye, ariko bavuga ko ntacyo babikoraho, cyane ko imiryango yombi ibayeho neza. Bati birashoboka se ko wajya gutera abantu ho hejuru kandi babanye neza? Barihuje, bahisemo kugurana. Ubwo babanye neza rero ntacyo twabikoraho. Ngaye nguko rero iby'imiryango yombi, ndatekereza ko hano iwacu mu Rwanda bitabaho ngo agahugu umuco wako akandi wako. Murakoze cyane, mukomeze kuri subscribe natwe cyo tubagezaho amakuru nkaya n'ayandi mashyashya yose.